Inshuti mudukurikira kuri S Healthcare CNM TV, muri akanya reka tubereke exercises zikwiye gufashwa cyangwa se kwifashishwa mu gihe udafite ubundi buryo bwo gukora exercise nk'ama jogging n'ibiki, cyane cyane ku bantu baba bari busy, abantu bafite disabilities ariko bashobora gukora izindi exercises zabafasha, kuko uko mubibona hari deep breathing, uko mubibona tekinike zo kuyikora, kuzamura umwuka amasegonda y'umana ukawurekura, murabibona neza uko usunika hejuru y'umukondo, murabibona izo zose n'ukuntu uzamura umwuka nyuma ukamara amasegonda 15 ukawurekura, byose ni tekinike. Iyi ni S Healthcare CNM TV, tugiye kubereka rero tekinike z'iyi exercise. Dutangiye tubereka uburyo ukora, uburyo urambura umugongo n'agatuza ndetse n'amavi agakora, ariko n'ibibero bigakora, mbese exercise irambura umubiri kandi mu buryo butavunanye. Iyi ngiyi mu by'ukuri umuntu yayita kari nka push up, ariko yo ukora ufashe ku ntebe bifateye inyuma, noneho ukamanuka nk'usutama ukajya kwicara. Iyo ni ubundi buryo bwayo nabwo, aho ubu fesinze ya ntebe ukamanuka ugasutama, ni nka squat ariko iri muri form ya push up. Iyi ngiyi ushobora no kuyikora muri salo, mubona ko ahangaha ndi ni muri salo, ushobora kuyikora muri salo wakinguye amadirishya rwose ukikorera exercise yawe. Gashobora kugufasha kurambura agatuza, kurambura inda, kurambura ijosi, gutuma amaguru akora, umugongo ndetse n'amavi. Bibukeranye ko icyo gihe wibuka kuyikora udutsinsino tuzamuye kugira ngo bishobore kugufasha kurambura umugongo. Urabona ko ahangaha ubu ni ubundi buryo nanone ushobora kuyikora ufashe akantu gakomeye mu ntoki kataremereye, noneho ugasutama. Ubwo ni ukuvuga ngo ukora ku buryo umugongo burambuye, ijosi rireba imbere, hanyuma ugasutama. Iyi ni ukumenyera ibyo twita range of motions, kwa kundi abantu basutama bagiye gufata ikintu bunamye. Iyi exercise niyo kubakosora kugira ngo nyabuneka igihe ugiye gusutama icyo ugiye gukora cyose ntabwo ugomba kuheta umugongo, ugomba kuba urambuye, ukamanura umugongo urambuye ukagera hasi. Iyi exercise ni kimaze, ifasha rero abantu kurambura umugongo, kurinda za rumbago, kuko akenshi za rumbago zituruka kuri buriya buryo abantu bakunze gukoresha bunama, cyangwa se icyo bagiye gukora cyose ugasanga bahesa umugongo. Urabona ko manuka umugongo ureze, ndeba imbere, noneho n'agatuza kareze, akahina gusa amavi no mu rukenyerero. Urabibona? Izi rero namwe mukwiye kujya muzikora, kuko niba ushaka ko amavi yawe akora neza, ukaba ushaka ko ingingo z'urukenyerero aho igihimba gihure n'amaguru gikora neza, ukaba ushaka ko ijosi ryawe rikora neza, umugongo ugakora neza, imbavu, mu nda, inda ntiyikomeze kuzamuka ngo usange umuntu w'umugabo wagira ngo atwite inda y'amezi 9, ugasanga mu by'ukuri biriya bintu nubwo benshi babona hari abagabo bazifite bakihagararaho, ariko birabavuna, kuko abantu bamenyereye kwihanganira kugira inda nini. Ntabwo mvuga inda mu buryo babivugamo, inda itubutse. Yenda abagore nibo babyihanganira kuko bagira igihe cyo gutwita, bakagira igihe nyine baba bafite inda itubutse, ariko ku bagabo birabagora cyane ko biba bizageraho bikabyara indwara zikomeye zirimo diabete, hypertension ndetse n'izindi ndwara zindi zikomeye. Rero iyo umenyereye gukora izi exercise zigufasha kugerageza guha umubiri amahirwe yo kwirinda izo ngorane zose zishobora kuvuka bitewe n'ibinure byinshi byitsindagira mu nda, cyangwa se no kuba umuntu yarwara umugongo bitewe no gukora akazi ko kwicara umwanya munini. Iyi ni deep breathing. Urabona ko mbere yo kuyikora ufata akantu k'akaruro ukagashyira inyuma mu gihumbi kagatangira umugongo. Murabizi ko izi smartphone tukoresha nazo zisigaye zitera uburwayi bwitwa smartphone syndrome. Ni bwa burwayi muzasangana abasirimu hafi ya bose,
bose batangiye guhetama ijosi n'ibitugu kubera guhora bunamye bari muri smartphone. Ibyo kandi ntibigenda byonyine, ahubwo bizana n'ubundi burwayi bwo kugira ibibazo byo mu mutwe, uburyo imyakura ijyana amashanyarazi mu mutwe kubera ingoro zo ku mugongo ziba zaratangiye kwiheta zikagonga ya myakura, bitangira gutuma abantu batangira kugira ibibazo by'amastroke. Umubona amastroke asigaye ari no mu bantu bakiri bato, smartphone zibifitemo uruhare. Kuri abantu bahora bunamye bari muri chat, nabyo biri mu bintu bitera ikibazo. Uburyo bwo gukosora icyo kibazo ni izi exercise muri kubona: deep breathing with supported upper back. Tekinike uko ikorwa mwayibonye. Umaze kuyikora noneho ukora uburyo bwo gufasha rero amaguru, veins, lymphatic system gukora. Iyi exercise muri video y'ubushize mwayibonyemo nubwo itagaragaraga neza kubera ko nayifasha ari nijoro, ariko iyo ndatekereza ko muyibona neza cyane. Babona uko bigenda ni nko kunyonga igare, ariko mwitegereza ikirenge uko kiba kimeze. Usunika ikirenge, wagera imbere ikirenge ukakirambura, noneho ikirenge kigarutse inyuma ukagihina. Ibyo biba biri gufasha kongerera imbaraga imigarura ndetse na lymphatic system gukora neza. Izi exercise buri wese abishatse yakora, kuko nta muntu n'umwe utabona opportunity yo gukora iyi exercise tubereka. Nta ekipoma idasanzwe bisaba. Ubona ko nicaye mu ntebe zo muri salo ariho ndi kuyikorera, kandi murabizi ko mfite ahandi hantu ho gukora exercise nateguye, ariko iyi specifically nayikoreye muri salo kugira ngo mbereke ko bishoboka ko nta muntu n'umwe ufite urwitwazo rwo kuvuga ngo ntago mfite aho nakorera exercise. Rwose utazagerageza kugira gukora ibimufasha nuko azaba atabishaka, ariko suko SRTKCNM TV tuzaba tutatanze ubutumwa. Inshingano yacu ni ugutanga ubutumwa buri muntu wese yabyaza umusaruro. Ubu butumwa dutanga ububyaje umusaruro ubyungukiramo byinshi, we wunguka, kuko igihe ufite ubuzima bwiza ushobora gukora ukiteza imbere ugateza n'igihugu imbere. Exercise murayitegereza neza, ni ukwisonzesha n'icyo ubanza, warangiza ugafata intoki, ukuboko kw'iburyo, intoki ebyiri zikurikira igikumwe, ukazisunikisha hejuru y'umukondo kuri santimetero imwe. Uvuye ku mukondo hariya imbere harimo izingiro ryo twita plexus ry'amaneri cyangwa se by'imyakura bihuza umubiri wose. Wibutse yuko hariya umuntu asunika, mwibuke ko niho hari izingiro ry'imyakura umwana uri mu nda ya nyina akoresha yumva ibiri hanze kandi akorana n'umubiri wa nyina. Rero ni ahantu hadakwiye gukinishwa, hakwiye kwitondera cyane, ndetse buri wese yagombye kuhakoresha exercise buri munsi kugira ngo ashobore gusubiza ubwonko ku murongo. Nge nayise brain reset point. Brain reset point nuvuga ngo ni ahantu iyo wisonzesheje ukasunika cyane ukaharekura, bikora nk'inshuro zingahe ukumva hari igihindutse mu bwonko ako kanya. Ubwo rero niba ufite stress, niba ufite umunaniro, niba ufite umuhangayiko, iyo niyo exercise ikomeye. Noneho nyuma rero ukora iyi ngiyi rhythmic. Iyi rhythmic exercise yo niyo kujya gushyushya mu gatuza ndetse no mu mutwe. Iyo nkuko twabibabwiye, yo ni ukuyitondera, ntago buri wese yapfa kuyikora, kuko hari abayikora bagakora businga. Rhythmic iriya yo guhumeka insigane, ntago buri wese yemerewe kuyikoresha, keretse umuntu uri under supervision, afite umuntu uri kumukurikirana, niwe tugira inama yo kubayikoresha, kuko ku bantu benshi twabonye bayikoresheje batamenyereye gukora exercise bagagira ikibazo kimeze nko guhungabana, byatumye dufata ingamba yuko rhythmic exercise yo buri wese adakwiye kuyikora adafite muri ruhande umukurikirana.
ariko izindi zose mwemerewe kuzikora rwose. Iyi ngiyi nayo yenda abafite ibibazo byo mu ngingo bikaze ntabwo yayikora ari wenyine, akwiye kureba umuntu umufasha kugira ngo nagera hasi akagandara intugu zikananirwa gutuma azamuka hagira umufasha. Birashoboka rwose, arashobora kumanuka kuriya yagera hasi kuzamuka bikanga, bibaho rwose, cyane cyane abantu barengeje imyaka 50 bashobora guhura n'icyo kibazo. Ariko n'urubyiruko rw'iki gihe rushobora kubikora imyaka 20 akagera akagandara ntagaruke, biterwa n'uko ubuzima bw'uwo muntu buba buhagaze. Ubwo rero hari sometimes byaba byiza kugira ngo utangiye gukora izi exercise aba afite undi muntu bari kumwe kugira ngo abe yamufasha mu gihe habayeho kugira uburyo bumwe cyangwa ubundi hari ukugorwa kuzamuka umuntu yageze hasi. Kuko hari abantu n'uwicara hasi kuzamuka bagomba kumuzamura. Abo twajyaga tubibwira turi kubasetsa ari gutebya, twavuga tuti ni nko kuzamura ikamyo bisaba kujya kuzana tadano. Abo ni abantu baba bafite ibibazo byo mu mavi, uburyo iyo yicaye hasi kuzamuka bisaba ko abantu bangaye bamufasha kugira ngo azamuke. Ariko ibyo ni ibintu umuntu wese aba ashobora gukontorora, kuko tubibabwira buri gihe. Izi exercise ni ingenzi cyane, ariko hari ikintu tuzababwira kandi tugiye gukomozaho yenda tugicaho twigendera. Umuntu ushobora kubona intimatima y'umutumba, wa mutumba cya gitoki bakaseho cya kindi bakuraho igitoki cyamaze kwera bakita umutumba. Iyo usatuye imbere usanga akantu k'umweru, niko bita intimatima. Mwari muzi ko kari akantu uramutse ugafasha ukakarapa amazi yako ukayavanga mu birayi waseye na gombo, ushobora kubihoma ahantu hakubabaza bikagabanya uburibwe vuba cyane. Ako ni akabanga ubwo mbibiye. Intimatima y'umutumba warapye, amazi uvanyemo ukayasesha ibirayi bya nyirakarayi cyangwa se ibirayi bisanzwe, ariko wabanje gukorera treatment nk'uko twabibabwiye ko bigomba kubanza kunyura mu munyu bikanyura mu makara kugira ngo imiti ivemo, none ubone kubikoresha. Ariko ubonye bya birayi bitatewe imiti, bitafumbijwe ifumbire mvaruganda, nibyo byiza. None igihe wakoze exercise uyivuyemo, ibyo birayi na za gombo ndetse na y'amazi cyangwa wa mutobe w'intakamirwa wavuye mu ntimatima, ukabivanga ukabihoma ku mugongo cyangwa se ku ngingo wumva zikubabaza, cyangwa ku mubiri ahantu wumva imikaya yawe idakora neza, yagufasha. Iki ni icyayi cy'igikakarubamba, icyayi cy'indimu n'igikakarubamba ugomba kunywa igihe uri gukora exercise. Noneho hari icyayi cy'urusenda rwa kayine n'igikakarubamba. Iyi ni SRK CNM TV.